twubake umuryango nyarwanda ni ikiganiro cya Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIJEPRO. Murakaza neza mu kiganiro cya Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIJEPRO. Iyo urebye mu muryango nyarwanda usanga hakiri ikibazo cyo gutwita kw'abana b'abangavu. Nyamara burya ntibyari bikwiye kuko burya iyo umwana w'umwangavu asamye inda itateganijwe bimuviramo ko acikiriza amashuri ye bikanamwicira amahirwe atandukanye mu buzima. Si ibyo gusa kuko ari imwe mu nzira yo kuba umubyeyi ufite ibibazo. Ni muri urwo rwego Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIJEPRO hamwe n'abafatanyabikorwa batandukanye bateguye ubukangurambaga buzatangira mu kwezi kwa Gashyantare. Ubwo bukangurambaga bukaba buzageza mu kwezi k'Ukwakira. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka ikaba igira iti nanze gutwita kw'abangavu. Irari ryanyu rya mbere rigomba kuba ikaye yanyu n'ikaramu. Mukumva ko ariyo ntwaro yanyu. Muje hano gushaka ubwenge. Ubwo bwenge nibwo buzatuma mubamo abagabo, mubamo abagore, mubamo abantu bakomeye, mubamo abantu bihesha agaciro kandi namwe mufite agaciro muri sosiyete. Ntabwo kuvuga ngo turashaka kugira ibintu bya mirenge. Oya, ibyo ngibyo muzabibona ari uko mwabonye ya diplome. Bihesha agaciro ya oya tumenye kuyivuga. Twaganiriye n'abantu batandukanye batubwira zimwe mu mpamvu zishobora kuba zitera iki kibazo cyo gutwita kw'abana b'abangavu. Kuri ngiyo mbireba mu gihe cya none nsanga hari impamvu nyinshi. Zimwe navuga muri izo mpamvu nsanga hari abana benshi b'abangavu n'abana b'abakobwa baba bashaka utuntu runaka bakeneye, ugasanga imiryango yabo wenda irakennye ntabwo bashobora kutugeraho. Bakavuga ati reka nshakisha uburyo nanjye nakwambara urukweto, nanjye natwambara turiya twenda, nabona turiya tuntu se. Ibyo nkabona ari impamvu ikomeye cyane. Ikindi mbona nuko abana b'abakobwa b'abangavu n'abana nanone baba bafite inshuti nyinshi hirya no hino. Izo nshuti zitari zo zifite wenda ingeso mbi, noneho zikabajyana nanone mu busambanyi, bityo bagatwita. Ngasanga nanone abo bana b'abangavu b'abakobwa indi mpamvu mbona ndeba nkabona hariho ababa batadakennye, ariko ugasanga akenshi mu miryango nyarwanda abana b'abakobwa iyo ugiye kugera ku rwego rw'ubwangavu ugasanga bafashwe ku ngufu mu miryango yabo, bityo bagafatwa ku ngufu n'abantu ba hafi mu miryango. Bamwe bavuga ngo tonto yaje, uriya mwana nararanye na tonto nta kibazo. Muri iyi minsi rero Minisiteri y'Uburinganire ifite ubukangurambaga bwo kurwanya no gukumira ikibazo cyo gutwita kw'abana b'abangavu. Ni iki ubona bya biterwa n'iki gutwita kw'abana b'abangavu? Ni izihe mpamvu zibitera? Biterwa n'uburangare bw'ababyeyi, habamo no kwigana imico yo hanze. Kuba umwana aza akagahura n'umuntu akaba yamuha ikintu umwana adafite. Uburangare bw'ababyeyi hari ukuntu nk'umwana ashobora kuba ari kumwe n'umuntu ariko umuntu akaba yanakigira inshuti y'umuryango, birashoboka. Noneho ubwo ababyeyi bakabona uko umuntu ari inshuti y'umuryango ariko ntibakontorore cya kintu ngo barebe uko umuntu hari indi appointment afite imugenza, indi gahunda yo ku ruhande itari mu bucuti bw'umuryango. Nibarebe ubushuti wenda akaba ajyana ubushuti n'uwo mwana, ariko ku buryo ababyeyi bo batabikurikirana ngo babyiteho. Burya baravuga ngo gahugu umuco kandi umuco ni abantu bo hanze urebye duhujije imico. Hariho imyambarire yo hanze, hariho amafilime y'urukozasoni, ibyo abana bakagenda babireba. Ubwo ibyo byose bikagenda bituma bagira imico itari myiza, itari imico kama y'abanyarwanda nyine. Ndagira ngo umbwire ku kibazo cyo gutwita kw'abana b'abangavu nk'umubyeyi ubona byabiterwa n'iki?
yewe ngereranyije nk'umubyeyi mbona rimwe na rimwe ababyeyi ngira ngo nabo babigiramo uruhare batabyitaho cyane. Ese uzabona nk'umwana bamwohereje mu tubyiniro azi kandi mu tubyiniro ikiberayo n'ukuntu muri iryo joro ubyiniro wa nijoro ntabwo baba ku manywa. Ibaze none harakururana n'abantu mu bubyiniro, barabyinana n'abasore, barabyinana n'abagabo. Umubyeyi arabizi ko umwana atari mu rugo, yagiye mu bubyiniro, yagiye mu bubari runaka. Gusa urumva ababyeyi ahanini nabo batabigiramo uruhare. Cyangwa wajya kubona ukabona umwana yambaye nk'akajipo kagera hano buriya bita ngo ni mini. Ese uzabona umwana yambaye akantu utangiye kukamugurira, wowe ukamugurira uri umubyeyi akambarira imbere yawe, cyangwa se nawe urakambaye uri umubyeyi, wenda uri umubyeyi w'umumama urakambaye, cyangwa se uri umubyeyi w'umupapa ntukangaye ureba ibyo bintu. Ikintu ngiye numva gituma abana b'abakobwa batwara inda bakiri bato bituka ku babyeyi. Ari igihe umwana umubyeyi we ataha nijoro nabona akanya ko kumuganiza, amugira inama nk'uko bikwiriye ukuntu umwana w'umukobwa agomba kwitwara. Ikindi ni abana bagenzi be, ajyana n'abana bagenzi be bakamujyana mu bintu byinshi, bakamwereka ibintu ko ari byiza, umwana nawe akabona ni byiza kuko umubyeyi atari yarabimugiremo inama, bigatuma abana benshi bajya muri ibyo bintu. Utwita kw'abana b'abangavu bashiki banyu mubona byaba biterwa n'iki? Nk'abana batumvira ababyeyi babo cyangwa ababyeyi bataganira n'abana babo ku buzima bwabo bwa buri munsi, umwana akaba abona abagenzi biwe batahana bafite utuntu, udutelefone, utulaputopu, utuntu twinshi, bakamubwira akajya kubasura. Ababyeyi ntibamenye ngo umwana yatashye yageze mu rugo, umwana agataha akajya ahandi, akajya gusura abo bana bigana, bakaba bamujyana ahantu mu bintu atazi, bakabimukundisha, agatangira guhura n'abahungu, ari abakobwa bamurangiye bagenzi be cyangwa se abahungu b'inshuti ze, nawe bakazajya bamuha utuntu nk'utu. Ugiye kureba usanga niba umwana afite, niba nta gitsure cy'umubyeyi ari kubona, niba atari kumenya ngo icyiza yakoze ni ikihe, ikibi ni ikihe, byanze bikunze yagize amahirwe make akabona umuntu umushuka, ibyo amushutse amujyanamo kugira ngo azabyikuremo biragoye. Akenshi rero biganisha n'ubundi kuri ya mibonano mpuzabitsina, ariyo nayo n'ubundi iganisha kuba basama cyangwa se bakandura n'indwara zifatira mu mibonano mpuzabitsina, kubera ko inshuro nyinshi baba bari gukora ibyo baba bari gukora baba batabisobanukiwe, batazi ingaruka zishobora kuvamo. Usanga nk'umubyeyi ntabwo ashobora gutinyuka ngo abwire umwana we uburyo umukobwa ashobora gusama, cyangwa se uburyo umumama ashobora gusama, amubwire gutwita ari iki. Ugasanga ari gufata igitsina cy'umuhungu ari kucyita niyo ngo ari akanyoni, cy'umukobwa ari kukwita ngo ni agapipi, utuntu nk'utwo ngutwo. Byakabaye byiza byibura agashakisha amagambo y'ikinyabupfura bimubwiramo, ku buryo byibura umwana amenya ngo iki ngiki ni iki ngiki, cyitonderwa gutya, gikoreshwa gutya na gutya, mu gihe iki n'iki runaka. Nyamara iyo urebye usanga hari icyakorwa kugira ngo iki kibazo cyo gutwita kw'abangavu gicike mu muryango nyarwanda. Ababyeyi ikintu nabasaba, ababyeyi bacu ni abantu twiga dutaha, ni abantu batubona buri gihe. Ngewe ikintu nabasaba ni ukujya batugira inama, bakatwitaho, ntibumve ngo turakuze bagaterera iyo, ahubwo bajye badufata batugira inama, dusanga n'izindi zo ku ishuri. Ibyo bintu byatwubaka cyane kuko inama ebyiri umuntu ufite ubwenge ntabwo zamupfira ubusa, iz'ababyeyi n'izo ku ishuri. Icyo natanga cyane ni ku babyeyi guhozaho batarambirwa, bahora babwira abana ingaruka z'inda ku bana bato, icyo bibyara, uretse n'inda n'indwara nyinshi ziriho zateye. nkaba nababwira guhozaho, babwira abana babo batarambirwa, bigatuma abana bakura bazi icyo ari cyo. Ikintu gikomeye cya mbere ni ubukangurambaga ku babyeyi, bakagaruka ku muco w'umuryango, umuco wo mu rugo, aho bagomba kuganira n'abana, hanyuma bakamenya n'amakuru kuri bo. Abana babo banyura he, baganira nande, bakunda ibiki,
bakabaha n'urubuga rw'ubwisanzure kugira ngo bashobore kumva ibibarimo bityo bifatire umwanzuro. Ikindi ni ubuyobozi bw'inzego z'ibanze gukangurira abantu kubahiriza amategeko no kubaha umwana bityo bagashobora kubarinda, kandi tukimika gahunda y'ijisho ry'umuturage aho buri wese agomba guhana amakuru ku bana bacu kugira ngo dushobore kubakangura kujya imbere. Leta yakagombye kongereza ibihano ndetse bagakora n'ubukangurambaga cyane bwimbitse, baba bariya abana bakaganirizwa ku babyeyi, yaba no mu ruhare rwa leta nayo bakaganirizwa na leta ikareba ukuntu itegura ibiganiro by'urubyiruko bakajya baganiriza bariya bana, kuko buriya hari igihe bategura ibiganiro by'urubyiruko ugasanga barabyihera abantu bafite imyaka 25 kugeza kuri 35, ariko bakagombye gukoresha uburyo bariya abana bahawe aribo bahabwa ibiganiro cyane kurusha abo bantu ubona batangiye kugera mu kiciro cyo gukura. Mu gutwita kw'abangavu tutanavuga ukagira ngo wenda bashukwa n'abantu bakuru gusa, nk'abana bagenzi babo nabo birashoboka. Harimo rero kubakurikirana no ku mashuri aho biga, n'abarimu bakaba babaha ibyo ubwo burere, bakaba bagira ukuntu nabo bazajya babibaganirizaho, abana bakamenya uko babyitwaramo, harimo n'ukuri kw'ijambo ry'Imana bakanaribigisha, naryo rigira ukuntu riforoma umuntu mu mutwe we. Ababyeyi benshi nta mwanya bagira w'abana, nta nubwo bazi neza abana babo. Ugomba kumenya umwana ukamushakira umwanya mukaganira ukamugira inshuti, ukanamenya umwana wawe inshuti ze ni bande, agendana na bande, asurana n'abandi, bityo atari kugira ngo bamuceho ariko kugira ngo uyegereze b'abana umenye nabi ibyo bari byo kugira ngo ushobore gukosora umwana. Ugomba gutangira umwana akiri mutoya ari inshuti yawe, muganira, ukanamusengera, ukamwereka kujya umusengera, ukanamubwira neza Imana ikibivugaho, ukanamubwira ibintu bibujijwe, kirazira ni yihe, gusambana kirazira. Ikindi mbona nuko nk'ababyeyi bashoboye barinda abana ibishuko, bagira bati babaha twa tuntu bakeneye kuba bishobogira, ariko hari n'abandi batabishoboye. Ababyeyi badashoboye nabo badafite ubwo bushobozi nabwo hari icyo bakora. Icaza umwana, mujye muganira, umubwire ubuzima bwanyu, umubwire aho muvuye, umubwire ko ariko ko n'icyo mumutezeho. Ibyo bizatuma umwana atagusaba ibya mirenge mudafite. Babyeyi namwe bareze, uruhare runini ni urwanyu. Nimwegera abana, mubahe igihe, mubaganirize, babe inshuti zanyu za mbere. Bana namwe, mbere na mbere nimwubahe Imana kandi munatinye icyaha. Nimwumve inama mugirwa n'abarezi ndetse n'ababyeyi banyu. Nimunyurwe n'ibyo ababyeyi banyu babaha, kuko burya ntacyo babima bagifite. Nimugire indangagaciro zikuye umwana w'umunyarwanda, arizo zo kwihesha agaciro, kwiyubaha, kugira urukundo ndetse n'ibindi. Nimugire ubutwari bwo kuvuga oya igihe cyose mubonye abantu baha impano zitandukanye. Ejo hanyu ni heza, mwikwemera abashaka kuhica. Mwana nawe ahuye n'ikibazo cyo gutwita, wikwiheba, gira ubutwari. Fata inkingo zose zikwiye umugore utwite ndetse unafate indyo yuzuye. Komeza amashuri yawe kugira ngo ubashe gutegura ubuzima bwawe bw'ejo hazaza. Basore namwe rubyiruko, nimwirinde guseka ndetse no gusebya umwana ahuye n'ikibazo cyo gutwita. Nimumwegere, mumufashe ndetse munamwereke urukundo. Mwakoze cyane kubana natwe mu kiganiro cy'uyu munsi, mugire ibihe byiza. Twubaka umuryango nyarwanda ni ikiganiro cya Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIJEPRO.